Hello guys, hello friend. Mumeze mutabashite banjye nayimba kumbuye cyane nishimira kuvugana namwe everyday. Binshimisha cyane iyo nicaye hano ndi gusoma ibyandikwa byanyu, ama comments, ibiki ndeba like, ndeba ukuntu nyine munshimisha cyane. Niyo mpamvu nanjye mbategurira ibintu bya buri munsi byo kubabwira. Nizere ko mumeze neza. Kandi ngere nisuriza aba diaspora cyangwa se abantu bari kudukurikira bicaye mu Burundi, bicaye muri Uganda, bari muri Amerika epfo, abari muri Ruguru. Mwese ndabashuje. Kandi nkashimira n'abantu bamaze gukanda kunzogera cyangwa se abamaze gukora subscribe and share and comment. Ndabashimiye cyane n'ukuri by'umwihariko abantu mukora comment namwe ndabashimiye cyane. By'umwihariko nanone abantu batugisha inama cyangwa se batwunganira mu biganiro tuba twatanze, namwe ndabashimiye cyane. Nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero turagira ngo tuganire ku maposteri cyangwa se ku mapozisiyo y'abantu bagomba gukoresha mu mibonano mpuzabitsina mu gihe bari gukora imibonano mpuzabitsina. Ese ubundi posteri iryoha ni iyihe? Ese ibiha ni iyihe? Ibangama ni iyihe? So twagira ngo noneho turebere hamwe tumenye ngo posteri ziryoha n'izi, posteri zibiha n'izi, ese ubundi bifasha iki, byamara iki, ibiki n'ibiki. Nk'uko mubizi rero ntago umuntu urya indyo imwe ari sawa. Niba uhora ukora posteri imwe yo kugarama, akaba ari ukunda, akaba ari kuryohera, ntago bivuze yuko nta zindi posteri zihaba. Habaho posteri nyinshi pe, gusa iyo kugarama tuyirayimenyereye cyane kuko abenshi niyo bakoresha barongorana, kuko tumenyereye ko wenda bavuga umuntu yashaka kurongora uragarama ariko nago ari sawa cyane gukoresha posteri imwe. Ugomba guhindura rega, nta kurya indyo imwe kubera icyo ariko ushobora kurya indyo imwe ubundi. So rero nayo ni nziza yo kugarama kuko iraryoha, abantu benshi turayikunda, abanyarwanda kenshi niyo tuzwiho cyane. Ariko buriya wanahindura ugakoresha n'iyindi. Hari posteri bita akinyuma noneho akinyuma kaje kurangiza ibintu byose. Nari n'umuhanzi arembye ngo niyo nsinziriye nakumva ngo ngejo numa ndaguha akinyuma. Gashobora kuba karyoha ukuri, ako umunsi nawe ndi buhamagare shinde yuko dukorana akinyuma nkareba ko karyoha pe, kuko ukuntu bakavuga mba numva ariko kaposteri ka mbere keza. So ni na keza byo kumugani kuko buriya iri kurungura akinyuma byari sawa. Ubu igituba ukifite neza, ukiyegereza uko ushaka. Noneho iri kubikorana rero n'umukobwa nawe uzi ubwenge, agenda yimanuriramo. Aravuga ati kweri sex iraryoha. So rero numva nanone wenda akinyuma ni keza, niyo yo kugarama ni nziza. Ariko se habaho utundi posteri turahari. Hari n'indi posteri yo kwicara, nayo ni nziza. Hari ukuntu umugabo ashobora gusa nkaho yicaye akarambika amaboko inyuma akagaramaho gato, nyine agasa nk'ugaramye nka gutya, ariko atagaramye ataryamye. Noneho umugore nawe akaza yicareho akayiciraho, kagenda nyine n'umugabo bagafatanya, akamufata nka hano mu mugongo, ubundi undi akagenda amanuka ayimanuriraho yewana. Umva imiswerano y'uwo munsi aba ariyo ibiryoshye byatari. Noneho hari iyindi yo kuba umugabo yaryama asa nk'uryamiye urubavu, noneho umugore we agasa nkaho nanone yitambitse ukuntu akamwegera, ikajyamo umugore agaramye, umugabo aryamishije urubavu. Iyo nayo iraryoha kandi cyane iranafasha. Noneho hari n'indi yo guhagarara. Iyo ngiyo nayo iraryoha kandi cyane. Muhagaze cyangwa se muteruranye ibintu bimeze neza.
hakabaho n'indi yo kuba umugore yaryama yubitse inda, noneho umugabo akamuturuka inyuma akamurongora amuturutse inyuma, naho iraryoha kandi cyane. Hakabaho n'indi nabivuga urugero, umugabo wenda mwese mukaryamira urubavu, noneho umugore agafata itako rye akarikuramburaho, ubundi neza ikajyamo mukarongorana fresh, imibonano iryoshye kandi itavunanye. Ibyo nabyo ndumva byabafasha. Gusa nanone biba byiza postere twose mudukoze muganira, ukabwira umugore wawe ati sheri uraryoshye, umugore nawe ati sheri uraryoshye, nyine akagukataka akagira gute, ibintu nk'ibyo, ukakiririmbira nawe akayiririmbira. Ubundi imibonano y'abantu bacecetse rwose irabiha pe, ukabona umugore aragaramye, ya postere imwe abanyarwanda duhuriyeho, aragaramye neza neza, umugabo nawe akakora undi yigaramiye, cyangwa se byaba ngombwa akanahumiriza, cyangwa byangombwa akanipfuka inuza ishuka mu mazi. Ese ubwo koko umugabo wawe yakurongora atakureba? Njyemba numva umugabo wanjye yandongora ndeba. Nyine izo positeri mwakazikoze, niba wenda umugore hari n'akandi gapositeri umugore ashobora kukujya hejuru akajya ayimanukiramo fresh, iyo positeri noneho yiryoha kubi, ukamureba mu maso, ukamukora ku mabere, ukamukurajinga, ukamubwira ati sheri uraryoshye, ibiki sheri biraryoshye, ukuntu ako kantu karyohera umutipe, ntiyakwanga agukwamaho paka, ugatwara icyo bita gutwara igare. Ubundi ukajyaho ukayitwara hejuru, koko ukayijyanira, ukirongora neza, umugabo ukamurongora, abagabo nibo batarongora. Ubundi umuri hejuru uba ufite ubushobozi bw'ibintu byose, kuko ni wowe uri gutwara imodoka uwo mwanya, ni wowe uri kumurongora uwo mwanya. Rero nk'uko nawe aba kuri hejuru, ariko kurongora nawe niba umuri hejuru we yicayeho, igerageza buryo ki nawe umwemeza, umwereke icyo ushoboye. Kandi nanone ni ukuri mujye mwibuka kuganira, ibintu byo gukora imibonano mpuzabitsina mucecetse, ukumva muracecetse pipi ngorangora mukaya ngo sheri ngo byaryoshye, sheri ngo warangije. Ubwo se ubundi gute ubaza umugore wawe ngo warangije? Gute ubaza umugore wawe ngo warangije? Wowe ubwawe ntubuzi ko umugore wawe yarangije, ntuzi umugore wawe ibyo akora yarangije, ntuzi geste akora yarangije. Ko ndabizi neza iyo umuntu yishimye aba yishimye, ariko byishimo byo hejuru ugasanga nawe arabikweretse yarangiza. Hari umugore ugiye kurangiza akagufata cyane, nawe ukabyumva ko nyine yarangije. Ikindi menya igihe umugore arangiriza, cyangwa se n'uwumva agiye kurangiza, nawe ni byiza ko nyine umubwira amagambo meza, sheri ndi uwawe, sheri ndaguca inyuma, sheri umva ibintu bikaryoha cyane cyane. Noneho yakuri hejuru, nawe iyo ubona agiye kurangiza uramufasha, ukajya uzamuka nawe amanuka, uzamuka amanuka, uzamuka amanuka. Imva sheri uzi iyo mibonano uko ntibimeze, ndayigutuye. Umva niba utarabigerageza, ugerageza ku kantu nkubwiye uyu munsi, cyangwa se iri joro ujye hejuru y'umugabo wawe ari wowe umwirongorera, wumve ukuntu biryoha, wumve ukuntu biryoha. Cyangwa se noneho hari akandi gapositeri ko mu ntebe, yewe umva urabona ya ntebe nk'urugero nka ziriya ntebe zo mu tubari, ino yantuza wenda nk'iri banditseho primus cyangwa se bitsingi, ni urugero, cyangwa se nk'iya plastique y'umweru, mukayigeza nko ku nzu neza, uburyo itari bunyerere cyangwa se ngigwe. Umugore akayicaramo akameneka amaguru, nkuko iba ifite amaguru abiri, umugore akamanika kumwe hariya n'ukundi hariya, wowe ukaza uturukamo hagati. Umva ubu ugifite cyose, ukireba cyose, bakiguhaye cyose. Umva sheri iraryoha,
ubundi ugakora witonze kugira ngo mutaza kugwa. Iyo positeri nayo ikiryoha byataye. Noneho kandi gapositeri na gapositeri muhagaze, ako ngako mugakunze kugakora wenda muri dushe muri nko koga, kuko nta haba hahari nko kwicara cyangwa se ho kunama, kuko kenshi dushe ntabwo ziba zisa neza. Ubundi urahagarara, umwana ukamuturuka hasi ukamukoma. Hey mana, amapositeri kari menshi. Noneho hari n'indi uba umuteruye ukamufata nko mu mugongo nawe akagufata ku rutugu, ubundi mukayimanuka koko mukawumanuka umuswerano agashya. mani ni ukuri kurongorana biraryoha, ariko iyo byitaweho kandi mubishaka, iyo umwe abishaka undi bishaka, iyo wanamuhurira mu gikorwa ni nko kurya ubishaka, cyangwa se ugasangira n'umuntu muhuje mukunze ibyo biryo mubishaka. Ubundi ni nk'uko kurongorana bimera. Rero zirikana utwo dupositeri twose, hari nibo watwibagiwe natwo navuze. Kuryama, kugarama nako, wicaye akinyuma, uhagaze, mwitambitse, umuhuje urubavu, mwunamye, muri nko muri dushe muhagaze muteruranye, mwicaye ku ntebe yewana. Ako gapositeri, izo positeri zose ziraryoha. Gusa abanyarwanda twikundira iyo kugarama gusa, niyo abenshi duhuriyeho. Buriya ni umuntu yinaniriwe cyangwa se yumva ashaka gukora sexe bitavunanye, arigaramira, kuko niko kantu koroha konyine kabaho, ko gapositeri koroha. Buriya ushobora kuba unaniwe ukikorera ko ngako bikarangira, ariko buriya bibaho iyo uri gukora sexe uhinduranya. Iyo ukora sexe yo murongorana muhinduranya amapositeri biraryoha kandi ntibinaneze vuba. Ko niba ushaka kuryamisha umugongo ukumva umugongo urarushye, uryamye ugaramye ushobora kumva umugongo urushye nyine unanirwa cyane. Ikindi nanone ushobora kuba wenda urushye cyane kuko bitakeneye nko kwihinira amavi cyangwa ibiki bikanga. Rero niyo mpamvu mugomba kujya mukora sexe mu minota ingahe mugahinduranya, indi minota mugahinduranya, indi minota mugahinduranya. Gusa niba wenda ushobora kuba urushye, kariya gapositeri k'umugore aryamye yubitse inda, ukamuhera inyuma ukamurongora umuturutse inyuma, kaba ari keza kandi ntago kaba karuhije cyane. So rero ubwo ngubwo menya ko kurongorana cyangwa se kurongorwa cyangwa se kurongora bitavuze kugarama. Ntago bivuze kugarama, ni ukuri. Ukabona wenda niba umuntu akubwira ati shire wamaye gito ahise agarama tu, ukumva ko nyine n'ubundi ya positeri y'abanyarwanda, ya positeri tugira ariyo ugomba gukora gusa. Wapi mani, hari positeri nyinshi kandi zinaryoha. Uzi ko ushobora kubaza umuntu ati bundi uzine iyihe positeri mu mibonano, ngo nziye kugarama, umva. Cyangwa se waba wenda ari umukobwa wagusuye wamukoresha positeri ndishiringo ibyo uri kunkoresha n'ibiki, ngo uri kumvunira umugongo, ngo uri kugira gute, kubera ko ntayabazi. Ariko menyera positeri zose, kuko ushobora kuzashaka umugabo ukunda amapositeri menshi, ukunda positeri nyinshi, ukunda guhinduranya, bikakuviramo rero ingaruka zo kubabara cyangwa se zo kuvunika kubera ko utazitoje hakiri kare. Buriya rero hari n'umukobwa uba wikundira umuhungu umukoresha positeri nyinshi, kandi nanone afite isoni zo kuba yakubwira ati shire dukore kano, ugasanga umukoresheje positeri imwe yo kugarama gusa, kandi we yikundira positeri nyinshi. Noneho rero ugasanga arakugaye, aravuga ati ngo nta n'ikintu ashoboye. So ni ngombwa rero kwibuka guhinduranya positeri. Numva nazibabwiye. Inkunga tugusaba ni subscribe and share and comment. Ciao ciao.